cyangwa icyo twita ubuzima cyangwa ubugingo bugize umuntu usanga barayatakaje. Ndavuga ngo nzabagarurira amagara. Sinzi ibyo watakaje muri uyu mwaka utambutse. Niba waratakaje agakiza ntabwo mbizi. Niba waratakaje kwizera ntabwo mbizi. Niba waratakaje ibyiringiro bigukomezanya n'Imana ntabyo nzi. Imyaka umaze ugendana n'Imana ntabwo nyizi. Imyaka umaze uri mu rusengero ukorera Imana ntabwo nyizi. Imyaka umaze uririmba cyangwa ubwiriza ntayo nzi. Ariko hari ibyo wanyuzemo bituma utakaza ibyiringiro kugeza ku rwego wibona ko upfuye, kugeza ku rwego wibona ko nta byiringiro by'ejo hazaza ufite. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nzakugarurira amagara yawe kandi nzakomora inguma. Ni ku Uwiteka Imana Nyiringabo avuga. Warakomeretse birumvikana, bupfubyi bwaragukomerekeje, wabuze ibyawe biragenda, usigara amasa, urakomereka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wakoreye Imana, abo mwakoranye umurimo baraguhinduka, bakubera abandi, bakubera igihanda, bituma ubona ko ibyo wakoreye Imana, imyaka umaze ukorera Imana bipfuye ubusa. Ariko ndagira ngo nkubwire, ongera usubiremo imbaraga, ongera wiyongeremo imbaraga y'ubutwari, ongera ukomere, ongera ushikame. Hera sata bivere controle. Warahombye, uhomba utazi aho biturutse, utazi inzira biciyemo, bituma wiyumva ko Imana forastase kubaho kwawe birangiye. Eliza tipi forastase glere. Waravuzwe uvugwa na bene so baragutaranga, bituma ubona yuko gukorera Imana kwawe nta kintu bikumariye. Ariko ngera usubiremo imbaraga y'ubutwari. Imana iravuze ngo nzakugarurira amagara yawe. Era satra etope fo zenesa erome nzakuti. turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abane namwe, turabakunda nk'ibisanzwe. Ni kuri Evangeliste Esther, muhawe ikaze, muhawe karibu. Ndabashimiye mu bwo tubana umunsi ku munsi, kandi ni ukuri inshuti za Evangeliste Esther, abakunzi banjye, mbifurije umwaka mushya muhire wa 2026. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Rero najyaga tubanze twakire umuvugabutumwa, akaba papa wacu mu rugo rwanjye, papa w'abana banjye, mutware wanjye. Najyaga mufite tumwakiye kugira ngo niwe Imana yashimye ko uyu munsi atugaburira ijambo ry'Imana. Karibu. Murakoze cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abane namwe.
washoje gusuza abantu nta- nta byinshi njyewe umenyereye kuvuga cyane by'indekera n'ibyanjye rero tugiye kubana muri uyu mwanya ariko ndi kumva nubwo tugiye kuvuga ijambo ry'Imana kumva turi gushaka no kuvuga ku buhamya akantu gato kari kumwe n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubwire n'abandi bantu baridira amasezerano atandukanye ko 2026 hari ibyiringiro yuko Imana yagira gute yasubiza amasezerano yabo. byose birashoboka. Kwizera Imana n'umushinga udahomba, kandi iyo wayikiranukiye ntacyo yakwima. Yego. Kuko Bibiliya yarambwiye ngo nta kintu Imana izima abantu bagenda batunganya. Kuvuga ngo mu gukiranuka niho byose biri. Yego. Wenda uri umuhamya wo kubwira abantu ko Yesu agira neza. Urumva ibyo Imana yakoze ntabwo njya mbona ahantu bihera mbivuga, numva ntabwo nari nabona umurongo, sinari nabona titre yabyo, ariko muririmbyi yaravuze ngo ibyo Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri, ariko aravuga ngo icyo nzi ni uko ibyo Imana ikora hari igihe nzabimenya, icyo nzi cyo ni uko nzabimenya byose uko biri. Aravuga ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu kanya gatoya. Rero banumva ubuhamya sindabona ahantu mbera mbuvuga, sindabona titre yabwo, ariko hari igihe kizagira nkabivuga. Barinde aravuga ngo mbese urabyo mu butatubwire gutungaye benshi ku mugaragaro. Wowe kubona waravuye mu busibateri urumva ukaba uri umupapa ubyumva ute? Kwambara impeta byonyine, ibi byonyine ubwabyo ni ikindi. Indirimbo yaravuze ngo ni ubuhamya bugenda. Hari indirimbo njya nkunda, muririmbyi yaririmbye aravuga ngo ndi ubuhamya bugenda. We yarivuze aravuga ngo ndi ubuhamya bugenda ndashima. Aravuga ngo najyaga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya abandi batanga. Aravuga ngo Yesu utarobanura ku butoni yaraje. Kumva azura ibyanjye. Mu yandi magambo, hari igihe undi muntu aza akaba yagira ibyo agufashamo, akaba yagira ibyo aguha, akaba yagira ibyo agukorera, ariko hari aho atarenga, hari umurongo atarenga. Ariko Yesu yaje, ibintu Yesu aremye, ibintu Yesu ajemo bitandukanye n'ibyo abantu babayemo. Aravuga ngo Yesu utarobanura ku butoni araza ankura, cyangwa se azura ibyanjye byapfuye bibaho. Aravuga ngo rero Zaburi ndirimba si y'abantu runaka, si y'abanyabwenge, si y'abahanga, si y'abanditsi, si y'abantu baminurire cyane, si y'abantu banditse ibitabo bikamenyekana. Aravuga ngo Zaburi ubundi ni indirimbo. Aravuga ngo indirimbo ndirimba si y'abandi baririmbyi, si y'undi muhanzi runaka, si y'undi muntu, ahubwo ni imvamutima zanjye. Sinzi ukuntu Yesu njyewe namuvuga, ariko kuva aho twabaniye ntacyo namushinze. Ntacyo namushinze. Abizi hari igihe mba numva mfite nka story mu gihe kimwe nzakubaza, urumva Sitari zimeze gute? Zakubaza story siba twamenye byari shere. Ngira ngo twamenyanye 2019. Yego. 2019 numva ariho twamenyanye bwa mbere. Yego. Nuko ubu basi ubu nk'uwakubaza umunsi wa mbere umenya Esther, umunsi wa mbere akantu kanguje n'ubintu byinshi nta kibazo.
bati Esther umunsi wa mbere umubona wamubonyeho iki, wamubonye gute, mbese bundi umbona bwa mbere. hari umuhanzi waririmbye indirimbo nyarwanda aravuga ngo umunsi wa mbere nkubona tugahuza amaso. Sinjamenya kuririmba ariko umuririmbyi yaravuze ngo umunsi wa mbere nkubona tugahuza amaso. Ariko ntabwo mbizi uburyo nabivugamo, ariko ngewe umunsi bwa mbere nkubona nahise numva ngukunze, urebye uburyo witwara, uburyo witwara, mbese nkikubona ngewe amarangamutima yanjye yarankuruye. Hanyuma ndumva aho niho havuye fondasiyo y'urukundo rwanjye nawe. Ibindi nzabivuga inshuti zanjye ndabakopeje. Urumva ukuntu ibintu byari kanicekere, njyewe nanjye nzabivuga. Umunsi twamenya niwo wa mbere nzawubwira inshuti zacu. Hari abantu bavuga ngo wese dukunda umugabo wawe, avuga Imana tuneza, dushaka kuzumva ubuhamya bwiwe akatubwira, urumva ibintu Imana yakoze. Ariko mu byo Imana yakoze ubwo babwiyeho gato ukuntu twamenyanye. Umunsi wa mbere muri ukuntu yahise yumva ibintu bimeze neza, kumesa nkunda, mbese ni nk'abakundi Imana y'abantu b'Imana babaye baramenyana. Kandi njye umunsi wa mbere nkubona ntabwo ntekereza ibindi bintu, kuko twari turi gusenga turi umurimo w'Imana, ariko nyewe umugambi w'Imana, Imana izi ko tuzahura uriya munsi bikaba intandaro y'inzira y'umugambi w'Imana. Ndamugisha sibyo, kandi uko izina ni ryo muntu umvesha mbere Imana icyubahiro ariko Imana ishimwe yakoze ibiruta cyane ibyo twebwe twibwiraga. Rero urakoze cyane. Ubwo abantu bakiriye ku mayange, ubwo ubutandukanye abantu babwira neza ubuhamya bwimbitse, twabwira urugendo rwo gukundana kwacu, ibyo twamenyanye, uburyo twatangiye umushinga w'ubukwe, n'aho Imana itugejeje. Kandi aho Imana itugejeje nayo tujyanye ni heza. Korali imwe urumva ariyo mu Ijenda, niba atari n'Igisenyi, yararirimbye aravuga ngo aho tugeze ni hehe, aho tugeze ni heza. Dushingiye aho tuvanye n'aho tugejeje, Imana turayishimiye. Kuba tuvuye mu mwaka wa 2025 tukaba tugeze 2026, nuko Imana yabanye natwe. Urukundo rw'Imana si ubuhanga, si ubwenge, si imbaraga za muntu, si icyubahiro, si ibintu runaka umuntu aba yarakoze kugira ngo ave kuri esikariye imwe agere ku yindi, ave mu rwego rumwe agere ku rundi, ave mu mwaka umwe awusoze yambuka ajye mu wundi. Nubwo bavuga ngo imyaka ni imibare, ariko nubwo ari imibare, ariko Imana yagiye igendana natwe, ntiyigeze idusiga, ntiyigeze idutererana, yagumanye natwe. Twabonye urukundo rwayo, twabonye amaboko y'Imana, twabonye Imana yaduteruriye ahantu haremereye. Njya nkunda kubwira abantu ngo kugira ngo umuntu ave mu mwanya umwe, ave mu cyiciro kimwe ajye mu kindi, ni Imana ibigiramo uruhare cyane. Yego, icyo gihe rero nacyo nikigera cyo gutanga ubuhamya, nikigera tuzabubaha kuko ibyo Imana ikora ni ibitangaza, ibyo Imana ikora ni imirimo ikomeye. Njye njya gufata umwanzuro wo gukizwa cyangwa gufata umwanzuro wo kubatizwa, motivasiyo nayikuye mu buhamya umuntu yarigishije, atanga ubuhamya ukuntu yakijijwe, ukuntu yabanye n'Imana, ukuntu yagendanye n'Imana. Rero numva aranyesipiye cyane, numva mpaye motivasiyo, numva mpaye izindi nkomezi. Ndavuga ngo nanjye nkwiriye gufata umwanzuro. Nta byaha byinshi nabagamo, nta n'ibyo nigeze nkora, ariko umuntu ashobora kuba ingeso nziza, umuntu ashobora kuba ari inyangamugayo mu buryo busanzwe bwa kinyarwanda busanzwe, cyangwa se bw'abaturage busanzwe, ariko agakiza n'indi step, n'indi ntambwe Imana iteza umuntu wayo. Kuko yo Dawidi yaravuze ngo mu byaha nimo mama yambyariye. Rero umuntu wese avuka
avukira muri kamere y'icyaha, kuko Adamu yaracumuye. Niyo mpamvu abantu benshi bajya bibeshya ku ijambo Pawulo yanditse riba mu gitabo cy'Abaroma rivuga ngo twese twaracumuye, twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko bakagidefandamo mu buryo bwo kudefanda intege nke zabo, kugira ngo bagaragaze ko umuntu ni umunyantege nke, umuntu aremye mu cyaha, umuntu gucumura byamworohera. Ariko icyatumye Imana itanga Yesu kwari ukugira ngo abantu tutaguma mu ntege nke z'icyaha cya Adamu, ahubwo tubaturwe na Adamu wa kabiri ari we Yesu. Rero Imana nitwemerera kubutanga ubuhamya tuzabubaha. Burahari, Imana yarabikoze kandi dufite ibihamya byabyo. Imana ibahe umugisha. Amen. Tugusengera tugeze dukomerezaho gahunda z'ijambo ry'Imana. Turagushimiye mwami, turaguhimbaje no kwizera. Tugushimiye ko waturinze Mana, turagushimiye ko warenze ibyacu n'abacu, inshuti zacu warazirinze, abantu bose badukurikirana batandukanye. Turagushimiye yuko waduhaye inshuti z'umumaro. Mwami Yesu nushimwe kandi ushyirwe hejuru icyubahiro cyawe. Bana natwe muri umwanya wo kumva ubuhamya, ijambo ryawe byose biraherekeza kandi biragendana. Utubashishe mu izina rya Yesu, umugaragu wakomeze kumushyigikira no kumwitaho, ari bwumvira ijambo n'ari bwumva ubuhamya. Mwami Mana, bagubwira kubw'ijambo ryawe. Turagushimira ko kumwe ko nta mubisha mu Yesu Kristo turakoze. Amen. Turabashimiye kaze muduhaye, kandi tubashimiye urukundo rwiza mujya mutugaragariza hano kuri Evangeliste Esther. Imana ibahe umugisha. Mboneho kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Mwebwe twabanye 2025, mwebwe mwagiye mudukurikira, mwebwe mwagiye mutubwira ko ijambo ry'Imana ryagiye ribabera inkomezi, ryagiye ribangera imbaraga. Nukuri turabakunda. Nta wundi mwenda tugira, ni umwenda w'urukundo. Umuntu wese, umuntu waremwe, umuntu wabyawe bwa kabiri, uyu mwenda arawugendana. Turabakunda rero, kubwo ku mwanya muri ijambo ry'Imana, ku mwanya muha uyu mwanya tubamo kuganira ijambo ry'Imana. Ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha, kandi njya nezezwa nuko njya hari ukuntu njya nsoma Bibiliya. Iyo nsoma Bibiliya hari igihe njya nsoma Bibiliya nkumva Imana ivuganye nanjye. Hari abantu bazi yuko Bibiliya itavuga. Bibiliya iravuga, itandukanye n'ibindi bitabo. Wasoma ikinyamakuru, wasoma imvaho, wasoma ibindi bitabo, ariko ugakuramo izindi nyungurabwenge, ugakuramo ubundi bumenyi. Ariko Bibiliya ni igitabo kivuga. Iyo usoma Bibiliya ivugana nawe. Hari igihe njya nsoma bikeje ngaseka, kandi nkumva nuzuye umunezero. Ajya njya nsoma Bibiliya nkumva ivuganye nanjye, nkumvira iranganirije, nkumva nungutse ubundi bwenge, nkumva nungutse ubundi bumenyi. Rero ndabakunda, mwebwe muha agaciro ijambo ry'Imana rinyura kuri iyi channel, ndetse haba n'ubuhamya, haba bagenzi banjye bacaho. Murabizi ko ngewe nkunda kuzaho gake gashoboka, ariko comment zanyu ndazibona. Imana ijye ibaha umugisha. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yeremiya ibice 31. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo wa 4. Rivuga ngo Imana yongere kubaka. Intego tugiye kuganiraho ni ukubakwa n'Imana. Muri uyu mwaka Imana ibubake. Muri iyi minsi tutangiye uyu mwaka, muri aya matariki ya mbere atangira umwaka, Imana ibubake mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu miryango yanyu ibubake, mu buryo bw'umwuka ibubake, mu buryo bw'imikorere yanyu ibubake, mu rubyaro ibubake, mbese mu bugingo no mu mubiri Imana ibubake mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Tangira umwaka ugirana isezerano rishya n'Imana mu rugendo rwawe rwa buri munsi, mu ivugabutumwa ryawe, mu murimo wawe ukora, mu mibereho yawe ya buri munsi, mu rugo rwawe, mu muryango uvukamo, muri karitsiye aho utuye. Imana igirana isezerano nawe bundi bushyashya. Uwiteka aravuga ati,
icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isirayeli yose, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Uku niko Uwiteka avuga ati, abantu barokotse inkota baboneye ubuntu mu butayu, ari bo Bisirayeli, igihe nari ngiye kubaruhura. Uwiteka yambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza neza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyi ni Bibiliya. Kadusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 8. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 8. Turasoma ku murongo wa 12, hanyuma dusenge. Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Subiremo. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo wa 12. Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo dusomye ni ijambo Imana yavuze mu gihe Abisirayeli bari babayeho mu gihe cy'ubunyage, bari baragiye batatanira kure, babaho mu buzima budafite ibyiringiro bari barabitakaje. Hanyuma kubera uburetwa bakoreshwaga, kubera agahato kari kabariho, kubera intambara barwanaga, kubera ubuzima bari babayemo butandukanye, bituma Imana ibareba, imenya uko bameze. Imaze kumenya uko bameze, Imana ifata umwanzuro wo kubwira Yeremiya ngo niyandike. Iyo usomye mu gice cya 29 ku murongo wa 11, haravuga ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro, ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Iyi Mana yari irebye ibona barakangaranye, batakaje ibyiringiro. Umwaka wa 2025 ukangaranyije abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tumye abantu batakaza ibyiringiro, tumye abantu bacogora, tumye abantu bananirwa. Tarananijwe n'uburwayi, yananijwe n'ubuzima bubi yabayemo, tarananijwe n'ubuzima bubi yabayemo, yananijwe n'ibihombo yahuye nabyo, tarananijwe n'ibihombo yahuye nabyo, yananijwe no kubura abantu be yakundaga ba hafi ndetse n'abo muryango, ndetse bamwe babuze n'ababyeyi, bandi babura abana, bandi babura inshuti. Rero ibicogoza bahuye nabyo muri uyu mwaka wa 2025 byari byinshi. Imana ibarebye ibona ayo majune bamazemo iminsi, uwo mubabaro, iyo ntimba n'ako gahinda, irababwira ngo, erega nubwo mubabaye, nubwo mushavuye, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro, ntabwo ari ibibi. Impamvu y'ibyo mbabwiye ni ukugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, ntabwo ari ibibi ngambiriye kuri mwebwe. Nubwo umwanzi abarasa imyambi, abagabaho ibitero, ahora akereye intambara ku manywa na nijoro, ariko ibyo ngiye Uwiteka nibwira nzabagirira ni amahoro, ntabwo ari ibibi. Ni ukugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, ngo mudacogozwa n'ibyo muri gucamo, ngo mudacogozwa n'intambara muhuye nazo, mudacogozwa n'urugamba muri kurwana. Umuririmbyi wa korali numva ari Umusingi yararirimbye avuga ngo, urugamba ndimo kurwana rurakomeye. Iyo ruza kuba urugamba rwo mu mubiri, nari guhamagara abakomeye, nari guhamagara inshuti zanjye, nari guhamagara abavandimwe, nabo bakamfasha. Rero iyi ntambara turwana, iyi ntambara y'umwuka,
abagenzi bacamo ni intambara ikomeye. Yeremiya akomeza kwinginga Imana, Imana igenda imuha amagambo yo guhumuriza Abisirayeli kugeza ku rwego imutegeka kwandika igitabo. Usomye mu gice cya 30 yandika igitabo, ariko ageze ku murongo wa 17 niwo nasomye ndatangara cyane. Imana iravuga ngo nzakugarurira amagara yawe. Mu yandi magambo bageze aho bababara, baharana amagara yabo, biyacira nk'abantu bamaze gupfa, biyacira nk'abantu batagifite ubuzima, biyacira nk'abantu batagifite ubugingo. Imana irabareba irababwira ngo nzabagarurira amagara, nzakugarurira amagara yawe, kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Urikumva aba bantu nta rindi jambo ry'ihumure bari bakeneye. Ntibari kubabwira ngo niba wari kumugabira inka akabasha kukubwira ngo nzakura ubwatsi, niba wari kumuha igikingi akavuga ngo nzaza kugushimira, nzaza nguture, nta kintu wari kubona wabwira aba bantu ngo baneze. Imana iramubwira ngo andika igitabo, iki gitabo uzagisoma wese akumva ibyo navuze, azongera asubiremo inkomezi, azongera asubiremo imbaraga. Imana irababwira ngo nzakugarurira amagara yawe, kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Bari barakomeretse ku rwego utabona icyomoro wamwomoza, bari barakomeretse kugeza ku rwego utabona ijambo ryiza wamubwira ngo aseke, bari barakomeretse kugeza ku rwego utabona ijambo wamubwira ngo abe yagira ibyishimo, abe yagira n'amarira agaragaza emosiyo y'uko yishimye. Aba bantu bari barababaye ku rwego ibyiringiro byatakaye no kumva ngo Imana igira neza batagikeneye kubyumva. Aba bantu bari barababaye kugeza ku rwego nubwo wamubwira ngo Imana ishobora byose, ku buryo akubwira ngo ibyo abandi irabishoboye ariko ibyanjye Imana ntibishoboye narayibohoye. Ni urwo rwego bari bagezeho. Imana irabireba isanga batakaje ibyiringiro, ibona si ibyiringiro gusa, ibona batakaje n'ubugingo, ibona batakaje ubuzima, ibona batakaje imibereho. Irababwira nzakugarurira amagara yawe, kandi nzakomora inguma. Byagukomerekeje ntabwo mbizi, aho wakomerekeye ntabwo mpazi. Birashoboka ko wakomerekeye mu murimo, birashoboka ko wakomerekejwe n'umuryango, birashoboka ko wakomerekejwe n'abavandimwe, birashoboka ko ari inshuti zagutemuke, birashoboka ko ari uwo mwashakanye waguhindutse mu buzima utari witeze, ugakomereka bigatuma ubona Imana nk'idashoboye, bigatuma ufata Imana nk'inyantege nke, ariko Imana iracyari inyembaraga. Haleluya! Muremyi w'impera z'ijuru n'isi ntabwo arambirwa kandi ntaruha, aracyakora imirimo n'ibitangaza, aracyabeshaho, aracyarengera. Oya wicogora, oya wirambirwa, oya winanirwa, oya wibivamo, witakaza ibyiringiro, wiva mu byizerwa, wihera sayigome, wifata Imana nk'idashoboye, wifata nk'inyabinyoma. Ni sede overastance, n'Imana isezeranya kandi igasohoza. Twabonye imbaraga z'Imana, twabonye urukundo rw'Imana. Yagiye ivugana natwe, ibyo yavuganye natwe irabisohoza, turabibona. Yagiye idusezeranya ko izabana natwe, kandi ntiyigeze idusiga, twarayibonye. Yagiye itubwira ko izahagarara natwe, ntiyigeze idusiga, yahagaze mu ruhande rwacu. Aha niho Yesaya yahagaze muri Yesaya 50 umurongo w'8 n'uw'9. haravuga ngo ubwo unsindishiriza ari hafi, ari mu ruhande rwanjye, umurezi wanjye ni. Haravuga ngo naze duhagarare twembi tuburane duhanganye, kuko unsindishiriza andi hafi. Mbese umurengezi wawe ntabwo akiriho. Niki gitumye usakuza, niki gitumye uvuza induru, niki gitumye wiheba, niki gitumye utakaza ibyiringiro, niki gitumye ucogora bitarasabora kontre, niki gitumye unanirwa kabona ko Imana yagusize, ntabwo yakuretse. Korana amahoro y'Iremera niko yaririmbye, navuga ngo ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe. Nubwo bimeze bityo, nubwo n'intambara ari nyinshi, nubwo n'amakuba ari menshi,
nubwo ubona ibyago ari byinshi, nubwo ubona amakuba yiyongeranya, ariko Imana ntiyigeze ikureka. Nada forasta igome yakureka ikagusigira nde, yakusiga ikagusigira nde, yagutererana ikagutereranira nde. Yabwiye Yosuwa muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 5, iravuga ngo Yosuwa komera ushikame, ntutinye, hende sayigome, ntuzatandukire uciye iburyo cyangwa ibumoso. Amategeko y'ideforastika ari muri iki gitabo mugaragu wanjye Mose yanditse, n'amateka onestayigome, ntuzayatandukire uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo uzabashishwe n'Imana kuba umugabo nyamugabo aho uzajya hose. Iramubwira ngo uhereye ku ruzi Ufurate kugeza ku nyanja itukura nini, nta muntu uzarindira kuguhagarara imbere n'ubana nawe. Iramubwira ngo sinzagusiga na hato, kandi sinzaguhana na hato, kuko ndaguhetse. Nje kukubwira ngo Imana yongere ikubaka. Warasenyutse nibyo, hari ibyagushenye byinshi bitandukanye ntarondora muri uyu mwanya, ariko wowe uzaho wasenyutse, ongera iyo deforastase, wiyongeremo imbaraga y'ubutwari, uvuga ngo Imana igarutse kunyubaka. Haleluya. Imana ijya yubaka umuntu akubakika. Imana igire mu muntu ikamuremera ibyiringiro, ikamuremeramo umunezero, ikamuha guseka atasekaga, ikamuha kwishima ntabyo yigeze. Imfubyi igakura ntawe yita mama, ntawe yita papa, ariko igakura, Imana ikayubaka, Imana ikayirera, Imana ikayishyigikira, ikageza ku rwego yubaka urwayo, Imana ikayishingira, Imana ikayihurere, Imana ikayirambagiriza, ikayubakira urugo, akabyara, agaheka, nawe akagira bamwita mama ntawe yise mama, akagira bamwita dadi ntawe yise dadi, akagira bamwita mbese, akagira abantu bamwitaho, yitaho we ntabigeze bamwitaho. Ni Imana ijya yubaka umuntu akubakira. Imana ijya ibana n'umuntu. Maze iminsi nibaza nkavuga ngo kugeza aho umuntu abaye umugabo, akaba gitinwa, akaba gitangarirwa, akaba umunyacyubahiro, akaba ukomeye, ubundi umuntu avaye. Umuntu atangira ari uruhinja rutareba, rutamenya uwarugirira nabi, rutamenya uwarugirira neza. Uru ruhinja rugakura, nta byo kurya rurya, nta gikoma runywa, usibye ubu ngubu wenda basigaye babaha amata, ariko hari amezi baruheraho amata. Urwo ruhinja rukabaho, wakubaza ngo umuntu kugeza aho abaye umuntu, kugeza aho akuze, kugeza aho amena ibintu, kugeza aho akubagana, wavuga ngo umuntu avahe atungwa n'iki? Hari abantu bavutse ntibagira ibere rya ba mama wabo bonka, kandi barakura babaho, abantu bakomeye, babibikomerezwa, baba abanyacyubahiro. Wavuga ngo uwo muntu yavuye, uwo muntu yarezwe nande, yakomejwe nande? La stati etre devant la stasegrene, chestobe fort tawiri mala faya sansona. Hari abantu bavutse bageze igihe babonye afegisiyo y'ababyeyi, ababyeyi baragenda basigara birera, Imana irabarera bakuza, babaye abagabo, babaye abagore, babaye bafite abuzukuru, bafite n'abuzukuruza. Wakibaza ngo uwo muntu yavuye he, yazanwe, yabayeho gute, ninde wamureze? Imana iravuze ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, kandi nzakugarurira amagara yawe, ndetse nzakomora n'igikomere, niko Uwiteka avuga. Sinzi ibyagukomerekeje ibyo ari byo. Birashoboka ko wavutse usanga uri wenyine, ntiwabona so, ntiwabona nyoko, ntiwabona nyogosenge, ntiwabona nyokorome, ntiwabona so wanyu, ntiwabona, usanga uruko. Imana irakurera, iragukuza, none ubaye umugabo, none ubaye umugore, none urabyaye, urahetse. Wavuga ngo byavuye, ni Imana yakubatse. Yakubatse muri icyo gihe izongera ikubaka. Birashoboka ko wavukiye mu buzima bubi bukomeye. Tujye tubona abantu babayeho mu buzima bwo kuba mu buzima bwo mu muhanda, bakabaho bitwa mayibobo, bagaburirwa n'abo batazi, ariko bagakura bakaba abagabo, abandi bakaba abagore. Ubu ni abanyacyubahiro batunze abandi.
ni Imana ijya yubaka umuntu akubakira. Haleluya. Ijambo riravuze ngo Uwiteka aravuga ati icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isirayeli yose. Ari abazi aho bavutse, ari n'abatazi aho bavutse, ari abazi ababyeyi bababyaye, ari n'abatazi ababyeyi bababyaye, ari ababyaye bakarerwa bakonswa bakarerwa bagakura, ari n'ababyaye ntibonke ariko Imana ikabonsa ikabakuza. Imana iravuze ngo icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isirayeli yose. Haleluya. Ubu uri umuzungu, ubu uri umwirabura, ubu uri umwera, ubu uri umunyembaraga, ubu uri umunyantege nke, Imana ni iy'Abisirayeli bose. Haleluya. Ubusenga, ubudasenga, ubusenga cyane, ubusenga gake, ubukijijwe cyane, ubukijijwe gahoro, ubunabikabya nk'uko babivuga, Imana ni iy'Abisirayeli bose. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukubaha Uwiteka Imana, ugakiranuka, ukabana n'Imana, ukagendana nawe wiroheje, uciye bugufi munsi y'umusaraba wayo, ukagendana n'Imana wambaye kwera no gukiranuka. Ijambo riravuze ngo nuko uko niko Uwiteka avuga, abarokotse inkota baboneye ubuntu mu butayu. Inkota ni icyorezo. Inkota muri buryo Bibiliya ivuga nk'inzara, ariko icyo warokotse cyose cyagombaga kukugirira nabi kigaragara nk'inkota. Ubuzima waciyemo bwari bukakaye bwagombaga kuguhitana bugaragara nk'inkota. Hari abantu Imana yakijije bwaki, hari abantu Imana yakijije uburwayi butandukanye, ariko Imana yagiye ibana nabo, irabatambutsa, irabarinda, irabarera, irabakuza, ibana nabo, igendana nabo mu buryo budasanzwe. Ibyo byose bigaragaza gukomera kw'Imana. Ibyo byose bigaragaza urukundo Imana yakunze umuntu. Ibyo byose bigaragaza imbaraga z'Imana ku muntu yaremye. Bibiliya iravuze ngo nuko nzongera kukubaka wa mwari wa Isirayeli we, nawe zapavorasitari, nawe uzaba wubakitse. Bibiliya yatubwiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, iratubwira ngo Yesu Kristo niwe mucyo w'isi. Aravuga ngo nuko abantu bose bagendeye mu mucyo babonye umucyo, kandi uwo mucyo wari ubugingo bw'abari mu isi. Iyo umuntu ari muri Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ntabwo byongera kwibuka ukundi. Ndabyibutse Imana yabereye umucyo Abisirayeli ubwo babaga muri Egiputa. Bibiliya iravuze ngo bariya yababeraga umwijima w'icuro bigikorwamo, ngo Abisirayeli yababeraga inkingi y'umuriro ibamurikira nijoro, hanyuma ku manywa ngo yababeraga inkingi y'igicu bugamagamo izuba ryo mu butayu. Ntabwo izuba ryo mu butayu ryigeze ryibica ngo ribate, kubera umucyo mu izina rya Yesu. Nk'uko kw'Imana kube kuri wowe. Yesaya yarahanuye aravuga ngo ese nturabyumva, ese nturakabimenya? Uwiteka umuremyi w'impera z'ijuru n'isi ntarambirwa kandi ntaruha. Imana y'inyamaboko ntabwo iruha. Yesaya arongera arahanura aravuga ngo nubwo Isirayeli atatumenye, nubwo Aburahamu atatuzi, Isirayeli ntatwemere, ariko wowe uri data. Nubwo abantu batakumenya, ariko Imana ikuzi. Ibyo birahagije. Tugiye gusenga, tugiye gusenga Imana. Sinzi urugendo wagenze rwakugoye, sinzi ubutayu waciyemo bwatumye unamuka, ariko Imana yongera ikubake. Imana ikubake, nawe ube wubakitse, uzasoza uyu mwaka ushima Imana, uzasoza uyu mwaka uvuga gukomera kw'Imana, uzasoza uyu mwaka uvuga imbaraga z'Imana, uzasoza uyu mwaka uvuga urukundo rw'Imana. Natangariye Yesu ni inshuti nziza, naramubonye mu gihe nari mukeneye, mu gihe nari mbuzombwira Yesu yaraserutse aranyumva. Mu gihe nari ndafite shinge na rugero, ndafite uwo natakira, ndafite uwo nakwereka, Yesu yaratabaye. Ndashimira Yesu ko ari intwari, ndashimira Yesu ko ari inshuti nziza, ndashimira Yesu ko ari we mucyo ujya umurikira umuntu. Muririmbyi w'121 yaravuze ngo Yesu niwe mucyo wanjye amurikira inzira, avuga ngo nemeye n'intege nke zanjye nizera ko andengera. Niwe nshuti, niwe kira
ukiranuka, niwe mubyeyi, niwe mucunguzi. Tujye gusenga Imana. Warasenyutse, Yesu aje kugusana. Wabuze shinge na rugero, Yesu aje kukubera inkingi. Ubuze ijambo aho, Yesu aje kukubera ijambo. Ubuze urwishingikirizo, gira Yesu urwishingikirizo. Azakugeza aho agomba kukugeza kandi heza. Dusengane Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, ineho dai hodeve lance greje, Imana iduhoda vola stance greje, Imana idukunda kandi Imana itwitaho, Imana iturinda, Imana iturwanirira, Imana ituneshereza. Uwera wa Isirayeli utabaza, hidistito la fera stance egre, uri umujyanama mwiza, uri salama. Izina ryawe n'Uwiteka, izina ryawe n'umunara muremure, abakiranutsi bongera mu gakira. Turi imbere yawe twebwe abajana abagaragu bawe, dushingiye kuri iri jambo uvugaye natwe, rivuga ngo uzongera kutwubaka, natwe tuzaba twubakitse. Ubaka abanyarwanda basenyutse mu izina rya Yesu, ubaka abatuye isi basenyutse mu izina rya Yesu, ubaka ubwoko bwawe bwasenyutse, ubaka uyu mukobwa wasenyutse agasenywa n'amagambo bene se bamubwiye, n'umwubake mu izina rya Yesu. Ubaka uyu mugabo wasenyutse agasenywa ndetse n'inshuti n'imiryango, tera festa segrere, n'umwubake nawe azaba yubakitse. Ubaka uyu mubyeyi wasenyutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu izina rya Yesu Kristo nawe araba yubakitse. Ubaka uyu musore, ubaka uyu mugenzi, ubaka uyu muntu wasenyukiye mu murimo, wongera umwubake ayongera akora imirimo nk'iya mbere mwami. Ubaka uyu muntu wasenyukiye muri korari, yongera aririmba indirimbo z'amashimwe n'iz'amazamuka. Ubaka uyu muntu wasenyukiye mu guhanurirwa, mwana w'intama w'Imana, yongere akomeze urugendo agendana n'Imana yambaye kwera no gukiranuka kubw'imbabazi. Ubaka uyu muntu usenwe n'amasezerano amaze igihe atinze gusohora, yongera akomeze kugendana nawe kandi yongera kwiringire. Ubaka uyu muntu wasenwe n'uburwayi bumubayeho akaramata, bumubayeho akaranga, umukize mu izina rya Yesu. Ukore ku mubiri we, ukore ku buzima, ukore ku ngingo, ukore mu mitsi no mu misokororo, utanga ubuzima mu izina rya Yesu. Shetista sope forema. Ubaka uyu muntu wasenwe n'abarozi, bamugizeho ububasha, bamucuza ibye, bamusigaye heru, asigara n'urwara rwo kwishima afite. N'umwubake umudestase glere, mushireho igitinyiro cyawe, byamutinyukaga n'ibyamwubahakaga bimube kure. Ubaka uyu muntu ubuze ijambo, onestai gome control, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nawe wongera umwubake. Ubaka uyu muntu ubaye umushomeri igihe kirekire Mana, edastasope forastay by four, umwubake umuhe icyo gukora, umuhe icyerekezo cy'akazi mu izina rya Yesu. Ubaka uyu muntu usenwe n'urubyaro rwamubereye birara ndetse n'ibirumbo, umwubake, umuhera abana uburere, umuhera abana kumva no kumvira, umuhera abana guhinduka ndetse no guca bugufi mu izina rya Yesu. Ubaka uyu muntu ushenwe n'urushako mu izina rya Yesu, umubere ingomezi, umubere inkingi, umwubake, umwubakire, nawe azaba yubakitse, azavuga gukomera kwawe, azavuga imbaraga zawe Mana. Hera salato pefora stiwinima adobevo, hetito daliwa zambofe kandiwa zerike dehosai, periso festita lo odai. Ubakaba abantu banefo bashenwe no kubura urubyaro, imyaka ibaye myinshi, kandi wabasezeranije yuko uzabahekesha, basezeranya ko uzabagukikira. Hetita la sola binima la fola stance, nuca ingoyi z'umwanzi, ukureho izindi bugumba, kureho igisebo cy'abadayimoni, edesai gome. Ubahe guheka kandi ubahe gukikira, ubahe konsa, ubahe kurera bakuze, bazavuga gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nububake kuko uri Imana, nububake kuko urashoboye, nububake kuko urakwiriye. Ubake uyu muntu umaze igihe mu bitaro, amaze igihe arwaye, amaze igihe arwaje, mu izina rya Yesu.
twirukanye umwuka w'uburwayi, ububakishe kubaho ubuzima buzima, bubakishe kubaho amagara mazima n'ingingo nzima. Himbazwa kuko uri umunyamaboko, shyirwa hejuru kuko uri umunyembaraga, tambirwa kuko urakwiriye, mwana w'intama w'Imana, turakwiringiye kandi turakwizeye kuko ushobora byose. Rambura ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba bihunge, cyahe mu izina rya Yesu, kandi neza iganze, reba amashimwe mu mitima y'ubwoko bwawe. Tuzasoza uyu mwaka dushima izina ryawe, tuvuga gukomera kwawe no kugira neza kwawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wanesheje urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Yesu abahe umugisha, muryoherwe n'ijambo ry'Imana. Shalom shalom, kandi Imana iguhe umugisha mugaragu w'Imana. Urakoze cyane.